ubu munsi wemerera kwambara impeta buryo ubutangiye ikosa. Umunyarwanda yavuze ngo rushinga ubone. Butangiye ikosa mwana. hari agatipe kazi gusirimba taruka gatero batitaruka mwana ugifite umwanya batarakubaza mituweli. Taruka mujye mutaruka mwa basore mwe mituweli zitarateramo. Mituweli n'aya garidiyene n'aya kwasiteri. Uburataruka wakwishyura getu harimo nka 3 babana cyangwa 4 mukateranyiriza bigahuriramo. Ariko iyo wamuzanye wishyura wenyine muvuge ngo ngenyine. Kwa muganga nahigiye ibintu bibiri mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Sindi bubatindire rwose ubundi dutarame. Nahigiye ibintu bibiri. Ijambo rya mbere namenye ko ari abantu bose bagera bakareshya. Ushaka ube witwa profeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote, hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi. Hari icyumba kiba kwa muganga kiba hitara ry'umutuku imbere yacyo, hanze uribona uri hanze, nta mikino. Iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiye akakubwira ngo kuramo imyenda. Ziko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo nikabutura. Neno anyereka kananzi amvuga no mu izina ngo paste na wa wundi w'imbere ukuri. Tabashira koko wa mwana we ndi pasiteri nta mikino ushumba nta. Haraho amafaranga atinjira, haraho ama-etaje agarukira. Na shari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu, nawe harahasigara akavuga ati rwarize mwana ugacaho. Kandi mwarasezeranye ko muzatandukana ugacaho bakakujyana areba agasigara. Nabonye ko ari abantu bareshya. Kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu nanjye kukurabura reka mbigira ibanga. Ntacyabarangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare. Ni bose baryama kuri kimwe. Kofi nawe wakwirwaho. Ni kimwe. Jambo rya kabiri nyiraho kuri iryo rya mbere nahigi nasanze ari ibintu byose bisigara ariko ukinjirana na Yesu. Kinjirana na Yesu. Nta telefoni bagusigira ngo upipe sheri. Oya, usigarana na Yesu wenyine. Shaka umwana wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye. Muri twari wigeza gutera inda vumilia. Ngo nararwaye nta wangezeho, hari ugushinzwe. Harivuga ngo ni njye ukomeretsa ni nanjye womora. Nabisomye muri Bibiliya. Itakomoye nta ushobora kukomora. Iyo ni serumu abashumba tugira hafi yo gutera abazahaye. Tita tuyigucomekamo yo mu mwuka nyine. Paracetamol ivuga ngo kurira kwarari umuntu bwa kimpundu tukagukubita. Tugira na za kwaritemu ku bantu bagize umuriro mwinshi wo mu mwuka. Bivuga ngo mu gicuku cyanyu. Nonaha ndashyira mu mahoro wabacurira ngo biremwe. Zimwe zivuga
dore imiti Kristo yadusiga. Ipantaro agakweto gahagaze ukuntu noneho agatinda mu cyumba ubwo washyashyanye uri guteka umuceri uvuga ati agakobwa kanjye karatashye kirwaga kajya kawunga ku ishuri nukaya ngo byibuze aho yatinze mu cyumba avuye muri dushe wenda arimo arisiga agapuderi yarakuze narimo arasesegamo noneho yasokwana ngo salama mera ati ngiye ku muhanda wakora iki kumukurikiza amaso ukavuga ati Imana imbabarira ataha amahoro ahubwo kuko umukubise ikimami iri gutekesha urumva hari itegeko rirengera umwana we umukubise rakrete. Nigeze mbibwira abantu umwana ava ku ishuri aragiye agenda neza akagaruka agenda nka dende wamubwira ati bite se muhungu wanjye ati vi ati ngiye kurya icyuma vie wamugira ite kajya kurya icyuma umureba agataha ahubwo icyo gicito ukurikiraho nukugura umutanzaniya mwishi kawunga nyinshi kuko iyo amaze kurya icyuma igikurikiyeho ni ugufata ibyo kurya yabibuze rero ni hahandi ni pasi ayihitana uzi ko ipasi ijya mu ikayi igakwirwamo ayitwara mu ikayi akagira ngo ni amakata atagiye muri etide nayo ni ipasi ajyanye ese ipasi hano